Ibihe byiza nshuti bakunze bidasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro bya Taifa Rwanda. Uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe amakuru yiriwe azenguruka ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hantu hatandukanye, by'umwihariko turahera mu myidagaduro, tugiye muri politiki, tugiye muri siporo n'ahandi. Icyo usabwa ni ukubana natwe kugira ngo ukomeze ukurikirane amakuru yizewe kandi agezweho. Turi guhera rero mu karere ka Bugesera ubwo hazaza kuba habera igitaramo cyitwa Sama Country Tour. Ni igitaramo kimaze kuba kwamamara mu Rwanda, ahanini bishingiye ku kuba ari igitaramo cy'umuhanzi Bruce Melody, ariko n'ubundi ni igitaramo ubona ko kiri kuzenguruka impande zose z'igihugu. Ni igitaramo gitangiye kugira ahantu henshi, biri no mu bintu binafitiye inyungu abakunda umuziki nyarwanda, ariko bikagira n'inyungu ku muhanzi nyezina. Iki gitaramo kandi kiraza kuba cyitabirwa n'abasitari batandukanye, abaririmbyi, mu ruganda rw'imyidagaduro haza kuba hari abantu benshi, itangazamakuru ndetse yewe n'ibindi bitandukanye. Ibi byose turaza kubigarukaho muri iki kiganiro, gusa biratuma tunakomeza gusesengura tunarebera hamwe amakuru atandukanye n'ubundi afite aho n'iki gitaramo. Ni igitaramo n'ubundi ubona ko kimaze gufata imbaga nyamwinshi, urabona ko cyahereye i Musanze kiragenda kigera Nyagatare, uyu munsi bari i Bugesera. Ni ibintu ubona ko bimaze kuba ibintu bimaze gufata indi ntera, urabona ko abantu baragenda bakishima, bakanywa, bakabyina, ukabona ko nyine ako kantu wenda tutaretse ko wenda ari competition ya The Ben na Bruce, urabona ko ari ibintu birema akazi, abantu babona amafaranga, abantu baragenda bakenjoyinga, bakishima muri rusange. Uko bimeze rero, icyo musabwa ni ukubana natwe, bibaye n'ibishoboka nubwo twaza kubanyurizaho akarevu gatoya mukareba uko bimeze, ariko niba bitanakunda tuza kubagezaho video bisanzwe. Mukomeze mudukurikirane, murebe amakuru yacu, mukomeze mutube hafi. Ciao ciao.